neza nkataka gahanda k'ibumoso kata gahanda k'amabuye noneho kari iburyo bwaho maze kugakata inshuro 5 izina ry'Imana apana gutya kata gutya ase gutya ngaruka gutya we arimo arashaka gukata gutya wowe niba wageze aho ngaho uri kubona hano hari umugabo wifashe gutya uwo mugabo wifashe gutya nimo kumubona imbere yanjye rero hita ukata gutya numara kugenda gutyo rero tubona kandi kayira kari imbere nukamanuke uhita utambika gutya natambitse uhite ubona ku gipangu cya 278 sinjye wabona mageze rwose Rusine urakoze cyane kundangira kuko wari wanzengurukije ariko ndabona mageze kuko igipangu wabwiye cya 208 rwose ndi kukireba imbere yanjye giye kuhagera nukigeraho umenye ko wayobye Alloo ariko se koko Rusi wanyishyuye amafaranga yanjye ko nta mafaranga mfite imbere n'inyuma amatariki turimo ni mabi rwose wowe rwose ndi kumva uzagera mu matariki meza akakwibutsa yuko wazize amafaranga yanjye mu matariki mabi Alloo umva ati telefone wiyicurika narakubujije nakubiye ko telefone batayifata gutya telefone bayifata gutya niyo mpamvu nakumvaga neza rata ariko utuntu tw'ubwenge we ariko tutarajya uzi ko nyibukije yuko wanyeretse akantu k'ubwenge wa mugani muri iyi telefone yanjye we yigiyigura iki gitaki cyanjye uri umuhanga buriya ndakwemera cyane ahubwo se ugira ngo nubwo nari guhamagaye buriya ugira ngo nagushakiraga ibintu by'amafaranga di niba atari ikibazo cy'amafaranga ikindi ushakira n'iki koko ndashaka yuko uzaza mu rugo ejo bundi kuko Mariya yambwiye yuko azaza kunsura kandi wowe wibuka yuko wambwiye yuko ngiye umwana ngagusuye ngo mwikorera ngo utuntu ngo tw'udusharagenge ngo mu cyumba mukuntu yagira ngo rero uzaza noneho nyine unyigisha gukora utwo tuntu kugira ngo umwana nyine atazancishamo ijisho nawe urabyumva kandi uri inshuti yanjye mwana Rusine oya ibyo ngibyo rwose tuba tubiretse nakubwiye yuko nzaza mu minsi mikuru mbabarira wishaka kunzana mu cyaro muri aya matariki rwose ariko se koko mwana Rusine kubizi yuko uri umuvandimwe koko ubu ngubu nzasebera imbere ya Mariya koko anyitimwa koko kandi n'umugabo izina ry'Imana ntabwo byakunda umukoresha wanjye ntabwo yankundira ari akazi kenshi noneho umukoresha wawe ushatse kuvuga yuko agufashe nk'ipantaro nshya mbega ari kwanga yuko uyisohora kugira ngo utayanduza Alloo si biki nakubwiye ngo ugomba kuza kuko ibi bintu birakomeye pe umva nanjye ngomba kurya icyana niba bikomeye cyane ubwo ntacyo ubwo ndaza kumubaza numva ariko nta kintu nakwizeza baba we ngo ntacyo unyizeza ngira ngo Gakwege rwose urangiye twabanye gahunda ukayica ibintu ngukorera ahubwo tutarajya no kure reka megiye gufata agacupa hariya kwa Rudofiko nuza uzagaheraho ukishyura ubwo bari guhe nyine ubwo nzayishyura joro nese nabigira ne kwimamagayemo mbizi yuko ari inzoga cyangwa amafaranga arega nyine Rusine urabyumva Imana yakuremye mu mushinga wo kugira ngo unyemurire inyota n'ubukene ariko se wavuze cyane ko ufunze ko uvuga cyane gute uri kumbwira ngo ntabwo uri kunyuma ariko rero ngewe ntabwo ndimo kukumva ushobora kuba ufite ikibazo cy'amarezo ariko ikibazo cy'amarezo ari njye nawe ninde ufite ikibazo cy'amarezo ni wowe ugifite ngewe ahantu ndi ko ndimo ndakumva neza ahubwo wowe utari kunyuma erega ntabwo ndi mu rugo ntabwo uri mu rugo wabaye ute koko nabaye nese we none se nijye Gakwege utazatembera none se gute utari mu rugo ndahavuye nawe uhise uhava none se wumvaga wahava wenyine ubu se baramutse batwibye byagenda bite ariko uzi ko ngewe Gakwege ari nde wanyiba reka mba namenye ubwenge buriya mba nasize mu gipangu nahafunze ibyo bintu babyibye wabyishyura uranyumva neza ariko ubwo ninde watinyuka kubijyana kandi buriya niyo bana bijyana ngewe Gakwege nta kibazo nagira nanabyishyura witonde iwacu ntabwo dukenye dufite amafaranga kandi menshi we ntukabone naraje gukorana nawe hano ngo ugire ngo ngewe ndaho ngaho ndaciriritse amafaranga iwanyu mugira yahe ziriya hene nizo uri kuvuga ngo ni amafaranga none se nyine izo hene urimo kuvuga zigura ibipapuro aya ni amafaranga umuntu aba yarizigamye akagenda agashyira mu rugo nyine akavuga ati isaha n'isaha yazigurisha akabonamo amafaranga ubundi se wowe uhinda uvuga ngo dufite ihene gusa ubundi mwebwe mufite iki hari na sumbirigi mugira nkubwiza ukuri we twebwe dufite ntumva ibikamyo aho hanze ntucyumva ariko se sha Rusine izo mbeba ndimo kumva nizo wita ibikamyo ariko rero ngewe ibintu urimo kumbwira Rusine sindimo kubyumva neza pe mbabarira cyane pe ariko nyine wakaretse nkakugira inama rwose ibyo bintu urimo ushaka kujyamo ntabwo ari byo pe
ntabwo uri umuntu wo kungira inama niba njye nakwisabye mbigusabye ko mbikeneye yego ndabyumva urabikeneye kandi buri muntu wese yanabikenera ariko nyine ntabwo ari ibintu byo guhubukira ariko si uravuga niba ari inzoga ndasigura ndabyemera ndasigura ndi kumva rwose n'inzoga ziri bubigiriremo amahirwe mu kurya icyana cyawe nanjye zikaba zirimo zidunda mu nda yanjye n'amafaranga ugiye yewe n'amafaranga ahubwo buriya uzi ko uraba ugiye kurya icyana unatera inkunga n'akabari icyana ndakigushakira izina k'Imana uzi guhera muri materineri nahereye muri materineri ya mbere umwana arya mbihorera bajya muri pirimeri bararyana ndabihorera tugera muri za segonderi turimo abakobwa beza we b'ibizongezi pe hanganye turazamuka tugera muri kaminuza ubona umwana yari undi mu cyumba ndayemo ntugira yuko babomoranire muri icyo cyumba wari urimo ureba n'amaso yawe abiri ubwo busurira wafashe ubwo uzi icyo bita gutora gusurira ndaceceka ndanuma ndavuga ariko ubu twaganiriye tinga ninjye nabo rero ubwo uyu munsi wo nta kintu waza umbwira uya wowe mumbwiriraze amafaranga yose aca ndayamuhereza wowe ngiye kumukubwira ariko ntumbere imbwa mwana rusine mu ntara zose ugomba gukorayo cyane cyane mu majyepfo ahubwo ibintu bijyanye n'ibiciro muraza kwivuganira reka ntundebe gutya nanjye nzi guciririkanya none se ugira ngo yapanuro yanuza ya wa mutipa wundi twiganaga Rudafika rwose ndamubona twiganaga ari amapanuro sinyo yamuguriraga ipantaro ntigura 12 cyane ntabwo yajyaga munsi rwose bazimeraga 8 ari 6 imwe cyabiri n'indi cyabiri kandi twarasigaza igitahana gaceza ndumva ibintu byo guciririkanya uri mu byatanu uzi ko gatuza nk'abagore wowe binkorere gutyo hagera ahangaha nkwemeza ahubwo icyo bita gutubumanzi rero uyu munsi ndabata nuko ye kaze neza mu mubare w'abataye ubwenge bazi ngo bataye ubumanzi Hello guys, my name is Gakwege nanone ndi hano kugira ngo baririmbire agasongo keza cyane twagiye Gasongo imbona minangai gasongo mbona wewo gasongo libala gasongo mbona wewo mbona minangai gasongo imbona minangai gasongo mbona wewo gasongo libala gasongo mbona wewo mbona minangai